Kristo ntabwo azaza ejo nk'uko benshi babitekereza cyangwa babyibwira. Kuvuga ngo Kristo azaza ejo nicyo gituma abantu benshi babigira urwenya, kuko bategereza cya gihe bababwiye, yaba umwaka, imyaka 5, bakabona ntabwo bibaye, bagatangira kubigira urwenya n'ibitwenge no kubukwena. Reka turebe rero. Ahubwo ugomba kumenya ko Kristo ari hano. Kristo ari hano kuko Kristo ni iJambo. iJambo ry'Imana ni we Kristo. Ariko kugira ngo umubone nk'uko uvuga ngo azaza, bizagenda gute? Kristo ni iJambo ry'Imana. Reka tuze tubirebe. Ugomba gutekereza mu buryo bw'ijuru atari mu buryo bw'isi. Utekereje mu buryo bw'isi nyine urabara, ukabara ukavuga uti imyaka 5, imyaka 10 azabaje. Ariko wibuke ko igihe kireba isi ntabwo kireba ijuru, kuko mu ijuru nta gihe kibaho. Ni ukuvuga ngo ugendeye ku bihe, ukagendera ku mitekerereze y'ijuru, uko mu ijuru babona ibintu atari uko abantu babona ibintu, nibwo wibwira uti Kristo ari hano, ahubwo azaza mu ishusho y'umuntu kuri ino si ryari. Ugomba kwibaza, ariko ukavuga uti wibuke Kristo mpamvu ari iJambo. Yohana wa mbere 1. Kristo Jambo yahozeho, yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Ni ukuvuga ngo umenye iri jambo ukaryibika, ukaryandika mu mutima wawe, ukarikurikiza, uba uri kumwe na Kristo. Ubu uri kumwe na Kristo, kuko iJambo rizahoraho, byose bizavaho bigenda, ariko iJambo rizahoraho. Iri jambo uramutse urimenye, uba uzi Kristo, ukarikurikiza, uba uzi Kristo. Kristo rero kugira ngo aze ku buryo bw'umubiri agaruke, nuko ibyaha byose bikorwa mu isi bizabanziza ukuza kwe, bigomba kuzabanza bikabaho. Ntabwo ubwira umuntu ngo Kristo araje ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo urabura kuvuga uti ibyanditse bigomba kubanza bikabaho ko bitaraba. Ukabwira umuntu, tegereza urebe ibyo Kristo ubwe yavuze bizabanza kubaho kugira ngo aze muri ino si, nuko bigomba kubaho. Ni ukuvuga ngo isi uko ugenda ikora ibibi, ibyaha bikagwira, biragenda biganisha byegereza kugaruka kwa Kristo. Komeza ubirebe, urebe ibimenyetso byose byanditse Kristo yakubwiye, Kristo ubwe yivugiye, niba biri gusoza. Ibyo rero nimara gusoza, nibyo tuzagenda rero tuvuga tuti dore igihe kiregereje. None rero ubu ngubu wakora iki? Icyo ugomba gukora ubu ngubu nuko manze mubwire impamvu abantu babigira urwenya bakaguseka iyo uvuze ngo Kristo araje, bakabona ntabwo bibaye. Nuko bo benshi ababwirwa babyumva ntibazi ijambo nyine mu myumvire yabo ya muntu. Barategereza igihe cyarenga, babona Kristo ataje, nibwo babigira ibitwenge. Ahubwo nkaho bizi, uzi ijambo, ukihangana, tegereza ibyo bimenyetso, none uvuga uti ari bugufi. Ntutange igihe, kuko ntituzi umunsi n'isaha. Icyo ugomba gukorera ubu ngubu, ahubwo ugomba kwiga n'umutima wose ibyerekeye ubwami bw'ijuru. Kubera iki? Kuko tuzi neza ko kwinjira, umuntu uzinjira muri buriya bwami, kwinjira ntabwo bizaba byoroshye. Niyo mpamvu ugomba kubishyiraho umutima wawe wose n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose, kugira ngo uzabashe kwinjira muri kariya kayira gafunganye, kuko tuzi neza ko kwinjiramo ntabwo byoroshye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.